umunsi nk'uyu vugana sinzi nimba ubuhamya natanga cyangwa sinzi nimba ukuvugana uwo ari we, ariko namera nkaho ndimo kwisubiramo. Rero reka mbashimire kubw'urukundo mugaragariza ari n'umuryango. Icyo nzi cyo ahari arabibona. Iby'uburwayi byo sinzi ukuntu nabisobanura kuko biratangaje. Igihe gito cyane umuntu umwe wavuganaga ukumva yagiye, kimara kubimenya twaravuganaga hafi buri cyumweru dushaka n'izindi solution ku buryo yabona ubuvuzi burenzeho. Ariko ntabwo byakunze kubera yuko Imana ibizi impamvu y'umuntu, ibizi impamvu imutwaye icyo gihe. Ariko rimwe nkibaza, mfite ibibazo byinshi numva nazabaza Imana ku bijyanye n'ibintu nk'ibi. Rero mu mabyiruko yacu twarakuranye twiga guhamiriza twese, dukurira mu itorero bita Imanzi. Tumaze kumva ko natwe twabaye intore, dutangira kujya gutoza abandi, tugenda twagura amarembo. Nibwo igitekerezo ari yagize cyo kuba ni gute itorero ryaba umwuga ku buryo biba ikintu nakwita kigari cyane. Yarabivuze, abitubwira n'izindi nshuti zacu, ariko ntitwabitindaho. Nyuma y'igihe gito aragaruka noneho, ahubwo umushinga yawukomeje, tubwira ati tugomba kureba ukuntu duhuza imbaraga. Guhuza imbaraga ni ukuvuga ngo iki kintu cy'umuco nyarwanda kibe kigari cyane. Mu kabyiniro rero wumva benshi bamwita, nimba bavuga ngari ni uko yatekerezaga mu buryo bwagutse. Biba ngombwa ariko twese dufatanyiriza gutekereza uburyo uyu mushinga washyirwa mu bikorwa. Tureba inshuti n'abavandimwe. Umuntu wa mbere twagiye kureba ndabyibuka, tumva ari hano, yitwa Dukundane. Ndumva namubonye. Dukundane, ushobora kuzana imbere. Uyu niwe twagiye kureba, tumubwira umushinga ukuntu uhagaze, aradushyigikira. N'undi muzungukazi w'umunyakanada, duhuza ibitekerezo, hanyuma biravuga. Ariko muri ibyo byose igitangaje ni amagambo yavaga muri Alain. Twarebaga abana b'abanyeshuri benshi bavaga mu ishuri kubera ko batabasha kwishurira, abandi abana kwiga bikaba ibibazo. Mu by'ukuri intego ntabwo rero gushaka amafaranga, nta nicyo, na n'uyu munsi niko bimeze. Nta icyifuzo cyari gufasha abana b'abanyarwanda kujya kwiga, ababyeyi bakarira amashuri abana babo, abadafite amafaranga yo kwishyura inzu bakayishyura. Rwari urwego rwo gufasha abantu.
ayo magambo yiwe rero yaratangaje. We yafataga talent akumva yabyaza umusaruro mu gufasha abandi. Ibintu rero numva bidasanzwe. Uno munsi rero numva sinifuza kubasubiza inyuma mu mateka cyangwa se mu bihe turimo. Muri cuno munsi ducelebre ibyo yari yakoze. Dushima n'Imana ko yamushoboje akabigeraho. Dushima ko uno munsi dufite abana b'abasore n'inkumi, bamwe babaye abagabo, bafite abana barabyaye. Ariko byose byaturutse ku gitekerezo. Hari abantu bajya ku ishuri kubera ko bari yatekereje. Hari abagize amahirwe yo kujya kuba hanze mu bundi buzima, ariko kubera ko bari yatekereje. Ntabwo ari ubushake bw'umwana w'umuntu. Njye ntekereza yuko nk'uko abashumba babivuze, umuntu wese azakora icyo agomba gukora kuri ino si, ari yaragikoze. Kandi gitangaje nuko ari ibintu yakoraga byose nta nyungu yumvaga iri behind icyo arimo kugukorera. Yabikoreye inshuti, yabikoreye n'abatazi, yabikoreye n'abana b'abantu atazi. Nkibaza rero ukuntu Imana itwara umuntu nk'uyu bikanyobera, ariko ntacyo. Buriya twizera Imana iyo izi impamvu yabikoze. Ntekereza ko iyo imukunda kurusha uko twe twaba tumukunda. Gusa icyo nabwira Wumi n'abana, ndumva ntawe nabisaba mu nganzo, kuko umuryango, inganzo ryabaye umuryango. Dufite inganzo, dufite inshuti z'inganzo. Tuzi neza tudashidikanya yuko Wumi n'abana ntacyo bazatuburana, kuko Wumi ubwiwe n'abana n'inganzo bazakura bazi ibyo papa wabo yakoze, kandi tuzabibamenyesha, kandi tuzababa hafi. Munyemerere ndumva nasubira mu mateka mvuge ngo ukuntu buri kantu kose uko byagenze, ariko mbabwire ngo dukomeze dushyigikire umuryango yasize n'aba bana, tubabe hafi. Njye numva ari bwo buryo bwiza twamwitura ibyo yadukoreye. Numva ari bwo buryo twamwitura neza yagiriye benshi. Numva ari bwo buryo ntekereza ko nta bundi buryo twakora. Kuko umusengera, ndabizi ko abantu bamusengera. Gusengera abana ndabizi ko mubasengera, ariko mutange n'ibirenze ibyo. Inganzo ngari nta kizahinduka. Icyo yabibye muri twebwe, icyo yabibye mu bana baje bashyashya, dukomeze tukizirikane. Dukomeze twumve yuko ari bwo buzima, kuko yabibye urukundo. Uru rukundo yabibye mu bana b'inganzo, nirwo abantu bose babona uno munsi. Ni narwo tuzi ko ruturanga. Komere mushikame, iba ahubwo bidutera imbaraga zo gukora ibirenze ibyo twakoraga. Ndumva rero nabashimira. Reka mbe mikoro na tukundane. Mu bihe nk'ibi kugira ngo umuntu abone icyo avuga biragoye.
ninjira hano nkababona niho ubona Gitatire Nzeyimana uwo yari ari we. Ikibazo nuko turimo kumuvuga adahari. Mpamya ariko ko hari communication hagati yacu n'abamaze kugenda. We byo tuvuga mpamya ko sindahagera ko mpamya ko arimo kubyumva. Mu Kinyarwanda rero hari Umunyarwanda yavuze neza ngo umugore aryoha intege. Iyo muri kumwe mumaze kumenyerana hari igihe utabona ubwiza bwe, ariko yaguteye umugongo agiye mwarabyaye yahukanye nibwo ubona akamaro yari afite mu rugo. Abana batangiye kurira, umwe ati mpanagura undi ati ngaburira. Icyo gihe none ngo umugore aryoha intege. Na ari rero uburyohe bwe tugiye kubona ubu ngubu tumubuze. Nge nihereyeho namenyanye n'abakiri mutoya nk'uko Emera yabivuze, bakira abana, ariko naje gusanga burya ntago yari umwana cyane kuko ndimo ndamurusha imyaka 15. Kumuryoherwa naramuryohewe, ariko ntago namuryohewe nk'uko nakagombye kuba namuryohewe. Ubu nibwo maze kubona ko ntigeze mbana nawe, kuko arageze hahandi nk'umugabo mwagombye kwicara mukaganira mukamwagiye icyo mupanga, cyane cyane ko yapangaga no kuturenza twese. Imana iramutwibye, ariko ubwo hari impamvu. Umi n'abana mukomere nk'uko Emera bivuze, tuzahava. Nganzo ngari kandi namwe mukomere, dukomere, kuko kuba tugihagaze byonyine muhagaze uko muhagaze nuko Imana ibishaka. Mpamya ko rero are imbuto asiza tubibyemo nizo twagombye kugerageza gusigasira. Are urigendeye, twagukundaga ntabwo twabashije kubikwereka nk'uko byakagombye, ariko Imana idufashe tuzabasha kubiyereka umuryango udusigiye. Nta kintu nagerekaho rero usibye gushima Imana no kuyisaba kudukomeza muri ibihe bikomeye turimo. Nongeye kurangiza nkomeza umuryango wa Nzeyimana, cyane cyane madamu we n'abana adusigiye, kandi namwe mbakomeza ngo dukomere. Murakoze.